nari maze kugenda ngura udukoresho buke buke ndetse n'utwenda naratangiye kugura, ariko unfortunately inda yaje kuvamo. Narababaye. Nari mbizi ko mariage yacu n'ubundi itakigenda, yapfuye kera nk'abana banjye batabashije kubaho. Yaje kumbwiza ukuri, ambwira ko arambiwe kubaho gutyo ndetse anyerurira ko hari undi mugore bari kumwe. Sibyo gusa kandi yahise ampa n'impapuro za gatanya. Ndarakara, umujinya uranyica, murya inzara, mutera buri kimwe cyose cyari kinyegereye, ikintoki zanjye zabashaga gushyikira narakimukubise. Ibintu turabimenagura mu nzu, nirukankira mu cyumba ndimo ndira cyane ndifungirana. Sinzi uko iryo joro ryakeye, icyo nibuka gusa nuko bwakeye nzinga ibyanjye nsubira kwa mama. Natangiye kwanga kubona umubyeyi abyara umwana muzima, kuko numvaga binteye ishyari kubona ibyo byishimo abandi bafite nge ntabashije kugira. Nararaga ndira kugeza nsinziriye, ariko hari umunsi ntazibagirwa ubwo banzaniraga umugore uri kunda, uremerewe cyane, ukeneye ubufasha byihutirwa. Kubw'amahirwe make nsanga n'umugore wa Andrew wahoze ari umugabo wanjye, kandi ni njye nyine wagombaga kumubyaza. Aho kwihangana byarananiye, umutima w'ishyari no kwihorera undusha imbaraga. Mva icyo nakoze sasa, ibyishimo byo kwihorera biraryoha mw'abantu. Yari umukobwa ukiri mu ishuri mu mwaka wa nyuma, ariko agira amahirwe abona akazi ku bitaro byari hafi y'umujyi atuyemo. Yakoraga amanywa akiga ijoro, yaba avuye ku ishuri agasanga nyina kimutegereje, dore ko ari nawe wenyine yari afite babanaga. Umukobwa wumvaga ubuzima bwe bufungiye mu isi ntoya y'akazi gusa n'ishuri. One day life gave her a chance to change everything. Umunsi umwe ubuzima bwamuhaye amahirwe yo guhindura buri kimwe ubwo yahuraga na Andrew. Bahuye bate rero? Andrew yaparitse imodoka yiruka kuri bus stop ngo aguraga kawa ubundi akomeze. Yari afite umunsi muremure, yarihutaga bikomeye. Habuze gato ngo akubite Trace urugi rw'imodoka. Kubw'amahirwe mukobwa ntacyo yabaye uretse ko rwamuhushuye ku rutoki agakomereka bidakabije. Kuko baje kumenyana, Andrew yari umusore uvuka mu muryango ukize koko. Bahuye bafite ubuzima butandukanye, ibitekerezo n'imyumvire inyuranye ku bintu bimwe na bimwe. Iby'urukundo rwabo byo simbitindaho cyane. Nyuma y'amezi 7 bahuye, baje kubana barakingirana, ndetse bidatinze umukobwa yahise asama. Umukobwa amenye ko atwite, batangiye kwitegura ndetse no kurota akana kabo uko kazaba gasa, niba ari agakobwa cyangwa se agahungu. Icyo nzi cyo nuko aba bombi bari bishimiye kubona akana gakina kiruka mu mbuga mu rugo. Tracy yakomeje inkuru ati, nari maze kugenda ngura udukoresho buke buke ndetse n'utwenda naratangiye kugura, ariko unfortunately inda yaje kuvamo. Narababaye. Umubyeyi wenyine wabuze umwana niwe wabasha kumva uburyo biryana kwicara mu cyumba ugasubira muri valise ureba imyenda wari waraguriye umwana wawe ariko utabashije kumwambika. Niwe wenyine wabasha kumva uko biremerera umutima w'umubyeyi kujya kwa muganga utwite ukagaruka wenyine nta mwana. N'ikintu umuntu arwara imyaka n'imyaka, namaze amezi menshi cyane numva ntagishaka gukandagira ku kazi. Umugabo wanjye yambaye hafi cyane uko yari ashoboye muri icyo gihe, arwana no kundinda kwicwa na depression, akansohokana ku nyanja, ariko n'ubundi nkumva nta byishimo biruta ibyuko nari kuba nkikiye umwana wanjye aka kanya. Twagera ku nyanja n'ubundi ntihagire igihinduka, tukagenda ndira nkagaruka ndira. Nyuma y'amezi 6 narongeye ndasama, ariko noneho kuri iyi nshuro numvaga mfite ubwoba budasanzwe. Nagumye mu rugo ntasohoka, numvaga nta kindi nshaka, numvaga mfite agahinda no guhangayika gukomeye. Andrew buri munsi yatahaga avuye ku kazi, agataha dutongana dupfa ko nirirwa mu nzu, kandi nyamara kuba najya hanze ngatemberaho gato atari ku bwanjye gusa, ahubwo ari na ngombwa ku buzima bw'umwana uri mu nda. Naramwumvaga ndetse nkumva rwose ari mukuru, ariko singira icyo mbikoraho. Nkigumira mu rugo n'ubundi kuva ku munsi wa mbere kugera ku cyumweru. Nahoraga mpangayitse, nigengesereye, nihebye, ariko n'ubundi ntibyabujije inda yanjye kuvamo. Nanone yavuyemo igeze noneho ku mezi 5, aho nabaye nk'umusazi. I was terrified for getting pregnant again. Nasigaye noneho ntazi icyo nshaka, ntazi niba
numvaga ntangiye kwiyanga, ubundi nkumva nanze umugabo wanjye, nari lost, sinari nkibasha kwimenya kugeza ubwo uko natangiye kuvangirwa emotionally mu marangamutima. Byatangiye no kudutera kwisanga dusigaye tuvugana nabi cyane mu rugo, twaba tutatonganye ntituvugane na gato. Buri umwe yari yifitiye ibye bibazo, no mu cyumba yewe turanatandukana, buri umwe afata icye cyumba. Andrew aza kunsaba ko nakwegera umusaykologist, ahari wenda we hari icyo yamfasha, ariko ndamunanira neza, mubwira ko njye ubwanjye nzifasha gukira kandi bizashira. But as time pass, everything remained the same. Uko igihe gishira n'ubundi nta cyahindutse. Mu rugo hagati yanjye na Andrew haje distance itabaho, hagati yacu buri umwe abaho nk'udafite undi. Keneye kurya kitekera, ugize icyabura ntabe yakibaza mugenzi we kandi ahari. Mu rugo haje kitwa umubabaro n'agahinda gusa. Twageze aho tuba just strangers to each other. Twarahindutse cyane, n'ibyiyumviro buri umwe yarafite undi gake gake bigenda bishira, bisa nkaho noneho tutigeze tunakundana na gato. Byaje kuzamba kurushaho noneho maze kumenya ko ntashobora kuzigera mbasha kubyara. It was no good, I'm telling you. Yaje kumbwiza ukuri, ambwira ko arambiwe kubaho gutyo, ndetse anyerurira ko hari undi mugore bari kumwe. Sibyo gusa kandi yahise ampa n'impapuro za gatanya. Nari mbizi ko mariage yacu n'ubundi itakigenda, yapfuye kera nk'abana banjye batabashije kubaho, ariko numvaga ntashaka ko hari igihinduka. Amakosa yanjye yose natangiye kuyashyira ku mugabo, nkashaka impamvu zose zituma numva ko ari we munyamakosa, ko ari uko nyine byagombaga kugenda kuri njye, ari uko nagombaga kwitwara nyuma y'ibyambayeho byose. Ndarakara, umujinya uranyica, murya inzara, mutera buri kimwe cyose cyari kinyegereye, ikintoki zanjye zabashaga gushyikira narakimukubise. Ibintu turabimenagura mu nzu, nirukankira mu cyumba ndimo ndira cyane, ndifungirana. Sinzi uko iryo joro ryakeye, icyo nibuka gusa nuko bwakeye nzinga ibyanjye nsubira kwa mama. Nyuma y'amezi nk'atatu urukiko rumaze kuduha gatanya, Andrew yashyingiranwe n'undi mugore, nanjye mpeta nyikuramo. Nguko uko byishimo by'aka gakobwa kari simple kanezerewe byaje kurangira ari amarira gusa. Nasubiye mu kazi, ubuzima bwanjye busubira nyine hahandi bwatangiriye, hahandi nahereye mbabwiriye inkuru. Nsubira kuba umuganga nyine kuri bya bitaro, nsubira kuba umuganga, nsubira ku mashift ku kazi nakoraga amanywa, ubundi nkarara izamu. Itandukaniro nuko noneho ntari nkishimye nka mbere, akazi ntikari kakindyoheye, na mama wanjye noneho ubwe ntiyampaga gahenge. Inshuro nyinshi yanyibutsaga iby'urugo rwanjye ntashoboye kubaka. Mbere ya mariage yanjye nakundaga cyane kubyaza abadamu, kubona uburibwe baba bafite, ariko yaba amaze kubyara mu masegonda make cyane agaseka muhereje umwana, nanjye numvaga binezeza. Ariko natangiye kubyanga ku buryo iyo nabaga nakoze muri maternité nirirwaga numva ameze nabi. Hakaba hari nabo rwose ntonganyije mbahora ubusa. Natangiye kwanga kubona umubyeyi abyara umwana muzima, kuko numvaga binteye ishyari kubona ibyo byishimo abandi bafite nge ntabashije kugira. Ahubwo haba hagize nk'ubyaye umwana upfuye cyangwa se ufite ikibazo runaka, nubwo atari ikintu rwose umuntu yakwishimira, ariko nkumva bisa nk'ibimpumurijemo gake, nkumva mu mutima ndi kuvuga nti burya I'm not alone, sinjye njyenyine n'abandi bibabaho. Nararaga ndira kugeza nsinziriye, ariko hari umunsi ntazibagirwa ubwo banzaniraga umugore uri kunda, uremerewe cyane, ukeneye ubufasha byihutirwa. Kubw'amahirwe make nsanga ni umugore wa Andrew, wahoze ari umugabo wanjye, kandi ni njye nyine wagombaga kumubyaza, ninjye wari uhari. Aho kwihangana byarananiye, umutima w'ishyari no kwihorera undusha imbaraga. Mva icyo nakoze sasa, numvaga nabagirira nabi, ariko nsanga ibyo bisaba urundi rwango ntari mfite mu mutima ako kanya. Umugore naramubyaje ndetse abyara neza rwose, umwana muzima udafite ikibazo na kimwe. Mu gihe umubyeyi waraye kunda atoya agatotsi gato,
umwana we yarari hamwe nyine n'utundi tubebe. Haje undi mubyeyi nawe waje kubyara, nawe ndamubyaza mu buryo butanagoranye rwose, a homeless woman, umugore wabaga ku muhanda utagira haba, udafite akazi, udafite icyo kurya, nawe abyara neza kandi abyara umwana muzima. Aba bombi babyaye abahungu, ndetse utubebe turyamishwa mu cyumba kimwe twegeranye, uretse ko buri umwe aba afite akantu ku kaboko kamutandukanya na mugenzi we. Ibitekerezo byari byinshi mu mutima ku cyo nakora ngo nihorere. Wari kubasha kundeba mu bwonko icyo ntekereza yari bugire ngo nasaze. Abana narabaguranye, uwo mukeba wanjye muhinduranya n'uwo mugore wundi nari maze kubyaza. Bivuze ngo my ex husband Andrew wahoze ari umugabo wanjye nawe azarera umwana utari uwe, ahubwo uwe bishobora kurangira agiye nko kuba nko mu kigo cy'imfubyi, kuko nyine uwo mugore ntabwo yari afite aho kuba, ntabwo yari afite icyo kurya, ntiyari kubasha kurera uwo mwana. Narishimye to the point I couldn't cope with the feelings of revenge. Ibyishimo byo kwihorera biraryoha mw'abantu, gusa ikibazo cyabyo ntibiramba. Naranezerewe bikomeye, ndetse mpita nanagenda ngo hatagira uwo unsanga aho ngaho cyangwa se nkakubitana na Andrew. Nakuye mitaburiya vuba ndangije ibyo nagombaga gukora ndataha. Nyuma y'icyumweru wa munezero wose warayoyotse, ahubwo nsigara n'inkomanga ku mutima uncira urubanza umbaza ibyo nakoze. Ntangira kwicuza bikomeye muri nge, ariko sinatinyuka kugira undi mbyerurira. Natangiye yewe no kujya gusengera ku rusengero rwari muri karitsiye, ariko nubundi sinagira undi mbyaturira mu rusengero. Ngeraho yewe nanafata icyemezo cyo kutazongera kubyibazaho no kubitekerezaho cyane. I just moved on, narabyirengagije nkomeza ubuzima. Hashize umwaka naje guhura n'umuntu twigeze gukorana ku bitaro bimwe nahereyemo, ariko nari nkiri muri stage nyine, nkiri umunyeshuri. Twari inshuti ziraho zisanzwe, nta bidasanzwe biri hagati yacu. Twaje guhura rero turasangira, dutangira no kujya dusohokana rimwe na rimwe, yewe tuza no gukundana. Igihe kigeze turabana, ariko noneho kuri iyi nshuro nkumva urukundo ruratandukanye, nkumva ndishimye, ndetse nta n'imbaraga zindi zidasanzwe binsaba kugira ngo mbashe kumuha urukundo numvaga mfite. Yansabye ko tubana, ndamwemerera gusa numva hari uko ndi njyenyine nigunze, ariko nyuma naje kumva ko bitandukanye. Urukundo rwari ruhari ku mpande zombi, kandi it was true love. Numvaga mukunda by'ukuri. Over time, my husband and I, we come to the decision to adopt a girl. Kuko nari umugore udashobora kubyara nyine, njye n'umugabo wanjye twiyemeje kwadopta umwana w'umukobwa. Ubwo dushaka ibyangombwa gahoro, ndetse ntibyanatugora rwose. Tubibona nyuma y'amezi 3. Noneho tumaze kubibona tujya mu kigo guhitamo akana k'agakobwa kakiri gato twarera. Tugeze mu kigo batwatse ibyangombwa, tubaha impapuro barareba, nyuma batwereka aho abana bari, noneho ngo duhitemo. Gusa hari icyo nabonye kirandenga to the point I changed my mind. Nahise mpindura mind, mpindura icyifuzo. Tuhageze umugore watwakiriye yaratubwiye ariko ubundi mwakitwariye izi mpanga. Hari utwana tw'uduhungu 2 tukiri duto cyane tw'impanga baherutse kuzana vuba. Umugore ati mubishatse rwose mwabatwara. Nabanje kubyanga kuko nyine nge numvaga nshaka agakobwa, ariko banyeretse amafoto y'izo mpanga. Nasomye amazina yabo ndatungurwa. Ako kanya mpita ceshura umeze umubiri wose. Aba bana bari bafite izina rya nyuma ry'umugabo wanjye. Byaranshanze, mwijwi ryuzuye ikiniga no gutitira. Numva mfite ubwoba cyane, mbaza wa mudamu nti aba bana byabagendekeye biti? Ababyeyi babo bari hehe? Umugore aransubiza ati ababyeyi babo rero nta n'ukwezi gushize bakoze impanuka y'imodoka yabahitanye hatarokotse n'umwe. Nyirakuru rero nawe yahise agira stroke. Yagize stroke itewe n'ayo makuru mabi yakiriye. Ngo kuko twamenye ayo makuru nyine turabafata nabo tubazana mu bandi hano. Narebye ifoto, amarira arisuka, umutima uri mutera vuba cyane, isura ihinduka umutuku. Umugabo wanjye n'uwo mudamu twari kumwe nta numwe wabashaga gusobanukirwa impamvu ndi kubaza byinshi cyane kuri abo bana, ndetse ntibumve impamvu inkuru yabo incenguye bene ako kageni kandi ntabazi. Nabajije wa mugore nti none se niba ari impanga kuki mbona batandukanye cyane badasa? Ni fojimo, ni za mpanga zidasa? Umugore ati well, umwe muri aba bahungu nawe bari baramwadose. Mama we
mama w'umuhungu umwe muri aba yari umubyeyi udashoboye, homeless woman uba ku muhanda, utagira haba nyine, udafite akazi, udafite ubuzima mu by'ukuri. So rero amaze kumubyara yamutaye mu bitaro. Uyu muryango w'uyu muhungu wundi wahise wemera kumutwara ukamurera. Bavukiye mu bitaro bimwe, bavukira umunsi umwe, kandi noneho nta umuryango wamutwaye wari ufite ubushobozi, nta kibazo na kimwe. Papa w'uyu muhungu yahise yemera ko twamuha n'uyu uvukiye rimwe n'uwe n'ubwo bwose atari we mubyaye. That was a relief, I'm telling you. Numvise ari nk'umutwaro wa kirojana bantuye ku bitugu, kumva ko babana naguranye ntacyo byabatwaye, kuko nubundi bakuriye mu muryango umwe, umuryango wa Andrew. Wenda hari uwo bitaga uwabo babyaye niwe bibeshyeho, ariko bose babakunze nk'abana babo. Numvise icyo gusa kinduhuye umutima. Narongeye ndeba abo bana nanone, ndavuga nti ndabyemeye mu baduhe. Mu mutima ndavuga nti maybe God has given me a second chance to redeem my sin. Naratekereje ntahari wenda wabona yari amahirwe ya kabiri Imana impaye yo kwicuza cyaha nakoze. Aba bana ngomba kubarera uko byagenda kose. Nari nzi ko natandukanye na Andrew, ariko nasanze burya bitari burundu. Abana narabafashe ndetse nkomeza no kwita kuri mabukwe, mama wa Andrew nawe wundi wari wagize ikibazo cya stroke, wari utorohewe n'izabukuru, nawe mwitaho uko nshoboye. Ibyishimo ntabashije kubona kuri Andrew muri mariage yacu, abana be barabimpaye. Ari one point abantu bazakugambanira, abandi bazagerageza kukuguranira umugisha, but here is the thing. No man on earth, no devil in the hell can stop God's plan for your life. Nta muntu ku isi, nta mubishi kuzimu wabasha guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. So relax honey. Uyu munsi usinzire byose hari ubitegeka.